Aturi nyuma y'ibihe nukuvuga ngo donc una matatizo ubunyine we ari hano yabiruse cyane kandi tangiro ryawe n'uburyo barito nubwo ubunyine donc mu bunyine aho utekereza wese yohera he we arabiruta kandi ari ikintu cyatangaje uziko twacunguwe ico gihe mbere y'itangiriro sikose bishop Yesu ntiyatambwe mu ifatiro z'isi zitarabaho nico gihe twari duhari siko ngo mu mugambi wayo twari twicayemo umuntu wigeze gutara komantere aravuga ngo igihe ngo Mariya ariko amusimbiza gutya kuko nitso dusimbiza abana tubashikira ngo Yesu urabona ko iyo uteruye umwana abasumbaho buke noneho ngo yaterura Yesu yasa n'umusumba bakamubwira ngo Mariya ngo nakumenye ntanakurebe siko biri ya mwana muto nene tinda mwana ukandagira ikibazo ufite uvuge ngo arakuruta waretiwe arakuruta wadosewe akuruta n'abako buri kiza gituma twiheba tuba twakuyeho urufatiro tugashiraho ibyacu ngo naraje ngo vuga dosiye ngo buriya ngo muzona buze bishobora kwa ibyo bitumvikanye ntabwo akorera muri ibyo Wachambi wazana n'abagire yambi kuraje banaragi utinda wa neze kuko umutima wawe umeze usenge ushaka gusenya uko data wongere buri makuru acurana
Dukomere Imana amashyi cyane. Mwami Yesu.